Ganiro tubimenye. Twese hamwe twamenye imikorere ndetse n'imikoreshereze y'ibikoresho by'ikoranabuhanga hamwe na Eric Tech binyuze mu ishuri ECT Electronic and Computer Technology. Mu gukora ndetse no kwestara amashanyarazi, kwestara za kamera z'umutekano ndetse no kuzihuza na telefone, gukora amaradiyo, gukora amateleviziyo, gukora amatelefone, gukora za mudasobwa ndetse no kuzikoresha. Byose ni mu kiganiro tubimenye. Tuganira n'abantu batandukanye bakoze ibikorwa by'indashyikirwa ndetse ibyo bakoze ukabashobora kubigiraho kugira ngo nawe utangire wihangire imirimo mu rwego kugira ngo turwanye ubushomeri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ikiganiro mugezweho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech binyuze mu kiganiro tumenye kuri BTN TV. Kigali Tent Tech. Aba banyamwuga nibo bonyene babakorera amatenti y'ubwoko bunyura ibyifuzo byanyu ako kanya mukayatahana aho gutakaza umwanya n'amafaranga ngo murayatumiza mu mahanga. Barabakorera amatenti atwikira imodoka irangi ryayo ntiricuye kuko ricukubiri n'imvura n'izuba. Babakorera amatenti yisanzuye amwe yakira imisango, inama n'ibindi birori. Aba mu bukerarugendo namwe kandi Kigali Tent Tech bakorera amatenti yo gukambikamo ajyanye n'imiterere y'ikirere. Amarido yo muri tenti akumira amahuyeza ahubwo akinjiza amahumbezi ndetse n'imitaka ya gisirimu yo mu busitani kuri pisine n'ahandi. Ayo matenti ashaje kandi abahanga barayakiza ubwo busembwa maze asubirana ubushyashya. Kigali Tent Tech ni ku Kimisagara hafi ya Kiliziya Saint Pierre. Mwana hamagara cyangwa mukandika ubutumwa kuri 0788914308. Kigali Tent Tech. Twongeye kuba ikaze mwese mukurikira BTN TV nkuko mumaze kumenyera n'umwanya w'ikiganiro tubimenye mugezweho na Eric Nshimiyimana, kandi reka twisegure kuri kubadukurikiye ko twakiriweho iminota mikeya ariko ni ikibazo kiri tekinike ariko byaje gukemuka. Mu kiganiro cy'umunsi rero turaza kuganira byinshi bitandukanye, turarebera hamwe ese niki umuntu ashobora gukora mbere yuko ategura umushinga kugira ngo ategure neza igihangano cye, si igihangano cye kirangiye ngo n'icyo akora kugira ngo amenye neza niba message ashaka guha abazagikurikira yarabagezeho. Rero ni ibintu bikunze kugora abantu benshi cyane. Murabizi ko n'umuntu abarya hanga indirimbo akafite igihangano cyiwe ariko akajya muri studio ndetse bakamuha na CD cyangwa se video muri iyi minsi ni flash batanga, ariko akagira undi mutwaro uvuga ati ese ni gute ubutumwa nageneye abantu buzabageraho, bizagenda bite, agatangira kujya hirya no hino yaba kuri televiziyo, radio n'ahandi hatandukanye. Nyuma rero yuko hari abanyarwanda benshi bicaye bakavuga bati ese ni ngombwa yuko abantu benshi, abahanzi, abakora ibihangano, bakora filime bakomeza kuvunika cyangwa se twabafasha mu buryo kugira ngo tumenyekanishe ibyo baba baramanje gukora kugira ngo bigere ko bifuza ko bigeraho. Niyo mpamvu rero mu kiganiro cy'umunsi ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'abagabo promotinga abakinnyi ba filime. Niyo mpamvu nza kugira ngo tubiganire kandi mu buryo burambuye n'ikiganiro, kandi mushobora kugira uruhare muduhamagara kuri nimero 07833435 mu rwego rwo kugira ngo tubane mu kiganiro turi kumwe namwe kandi mutanga n'ibitekerezo byanyu. Reka me ikaze batangire batwibwira batubwira ibyo bakora n'icyo bifuza kugeza ku banyarwanda nyirizina. Murabizi neza ko impamvu y'ikiganiro tumenye no kugira ngo twese tubimenye kandi tuve mu rugo twiteze imbere mu rwego rwo kwanga gukomeza gusabiriza, twanga kuba ikibazo ahubwo duhinduka ibisubizo muri rubanda. Reka me ikaze abadukurikiye. Urakoze cyane. Je nitwa Pacifique agira neza. Mu izina ry'akazi nkoresha agapromote. Ndi umupromoter, nkaba n'umuproducer ushora mu mafilime. Nuko nguko sinzi nawe nakindi bwo nibagiye gusa, ariko nitwa Gereza Pacifique cyangwa agapromoter. Mu kazi nyine nibyo nkoresha, nkaba ndi umushoramari mu mafilime. Nuko nguko bivuze ko ku bantu bakoze cyangwa se bamaze igihe bafite ibihangano, ni inzira nziza kugira ngo bahure nawe bafashe imbura umushoramari mu bya filime. Kuva 2018 nibwo natangiye mvuga ngo icyo gihe nibwo nari nyinjira mu buryo promotinga cyane, mbishyiramo imbaraga ariko ndavuga ngo ni iki none nakora kirenze kuri ibyo ngibyo.
ariko cyo kuvuga ngo ubu noneho ndashaka cya kintu kinyitiriwe ibyo narabikoraga bikagenda noneho ndakora none ibyanjye bigenda ubwo rero nicyo cyatumye mvuga ngo noneho reka shaka uburyo nakora nanjye ibyanjye ari ko byagenda birumvikana turi kumwe n'andi kandi na Asman. Asman hari andi mazina ufite? Oya nitwa Buregeya Asman mu buzima busanzwe ni nabyo nkoresha mu kazi. Nkaba ndi umukinnyi wa filimi, nkaba ndi umudirector, ndakeka nibyo. Ariko umudirector buriya ntashobora no kuba cameraman. Yanabikora byose. Byose ndabikora. Ngaye nguko rero mu kiganiro cy'umunsi mwabimushe turi kumwe na Aga Promoter ndetse na Asman. Ari Aga Promoter nyine apromotinga ibihangano ariko akaba n'umushoramari. Niba ufite filime yaheze mu nzu cyangwa se yaheze muri mashini nakugira inama yuko wagana Aga Promoter kugira ngo agufashe kugira ngo imenyekanishe cyangwa se aguhe n'ibifaranga ubundi agiye kureba uburyo ayibyaza umusaruro. Kumva niba ntibeshye ni nk'ibyo yatubwiye. Asman kandi nawe aragira ati ndi director. Asman, director usanzwe ku bantu badukurikiye batazi ndimi director ni muntu ki? Director ni nkaho ari we uyobora filime yose paka ikarangira. Umudirector niwe utegura filime kuba ko ngiye ndi n'umwanditsi, ndi umwanditsi negura filime nkayandika, namara kuyandika nkashaka abakinnyi, ngakoresha casting nkareba za character nanditse muri script yanjye, nkabegera nkasa nkaho nyine nkastinga nyine abakinnyi bajyanye na role nanditse nyine cyangwa character z'abakinnyi bari muri iyo script. Bamara kuboneka nkategura shoot, namara gutegura shoot nkabona bisa nkaho iyo neguye shoot mbanza nkareba ngo ese abakinnyi banje kwa ko iri kwandika script haba harimo n'inuza, haba harimo ngo uyu mukinnyi azaba afite character zimeze gutya, azaba yambara gutya, azaba yitwara gutya. Namara kumutegura nkajya kuri teri noneho nkashyira mu ngiro bya bindi nanditse, noneho nkabasha nkadirectinga ati iyi scene izaba imeze gutya na gutya, uyu mukinnyi azaba ameze gutya, nkayobora umukameramani. Namara kumuyobora filime yamara kurangira akurikirana noneho kuyeditinga, nicana n'umuntu yeditinga uburyo ari buyeditingemo. Ese arayeditinga nk'uko nayanditse? Kwa ko buri umwanditsi akenshi iyo wandika uri n'umudirector kubera uri kwandika ibintu n'ubundi bizabera kuri tele, uvuga ati uyu muntu azitwara gutya, kamera izabira aha, izabwo no muri editing byose uri kubitekereza. Niyo mpamvu rero ahantu hose umudirector aba hari mu kuyobora muri editing paka irangiye. Director agaragara mu filime, birashoboka ko filime yakina director ntabwo bishoboka. Bivuze ngo azana igitekerezo akayitangiza akanayisoza. Igitekerezo ashobora ngiye navuze ku giti cyanjye nk'umwanditsi aba n'umudirector, ariko filime igira umudirector ikagira n'umwanditsi wayo. Ushobora kuzana script warayanditse ngiyewe nkayirebamo, ahubwo ngiye nka directinga ya story wazanye. Namara kuyidirectinga ariko nkaba ndi kumwe na wa mwanditsi, ese ubyo ndi kudirectinga nibyo yanditse. Yego. Birumvikana ngira ngo ku bantu badukurikiye basobanukiwe neza ibintu bya filime barabyumva neza kuturusha. Ariko hagati aho ngaho turi kumwe na Aga Promoter. Izina Promoter rikomoka ku kazi? Ku kazi. Yo AG turuka ku mazina yanjye bwite. Agira neza niho nakaso nyine ngo ako kantu bwako ntabwo najya kwita ibyo abandi reka biheri wanjye. Nk'uko Asman tubwiye adirectinze filime irarangiye, ndashaka ko tuza kugira ibyo tuganiraho noneho tukagaruka inyuma tukabyinjiramo ndani. Zimwe mu mbogamizi abakinnyi ba filime bahura nazo, ese iyo birangiye ubwo abageze ku musozo yuko agiye gutangira gufata amafaranga. Kera abantu benshi bakinaga filime mu buryo bwo kwishimisha kuko ari impano zibarimo, ariko ubu byagaragaye yuko ushobora gukora kandi ukanahembwa niyo waba nta kandi kazi ufite.
ese uko ku bantu bafite impano abanyempano baracyarimo cyangwa hajemo abashoramari n'abafite amafaranga kugira ngo babikore nk'ubucuruzi byose uraza kutubwira ariko nyirizina mu gihe niba ari indirimbo niba ari filime uraza kutubwira naho bitandukaniye ariko byose ntibishobora gutuma umunyarwanda abona amafaranga iyo ufashe igihangano nyirizina kugira ngo ukiguha amenye neza ko yizeye ko azagira icyo abonamo bigenda bite asabwa iki ese wowe umufasha kubyinaya n'iki icyo ni ikibazo cyiza mbere muri natangiye nkorana n'abahanzi cyane kuko abahanzi nibo bamaze ibintu byabo kurenza abandi bantu umuhanzi ushaka kukubwira ngo ushaka icyo bita full promotion full promotion ku muhanzi n'ahandi bavuga ngo ku maradiyo station hose indirimbo yanjye irahari ku ma TV hose indirimbo yanjye irahari ku ma social media ku mu byo bita ama digital platform iyo tuvuze ngo digital platform ni izi mbuga harimo ama Spotify ama Audiomack ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero umuhanzi icyo bashaka ngo cya kintu kigere mu bantu burya cyane cyane indirimbo ntago yagakwiye gucuruzwa kuri YouTube indirimbo yakorewe ko yacuruzwa kugira ngo abantu bayumve ntago ari kugira ngo abantu bayibone sinzi iyo kintu nuko cyumva indirimbo niyo kumvwa ntago ari yo kurebwa burya niyo mpamvu udasanga muri yo bw'imigaragarire ni amafaranga uzayibonamo ariko muri hahandi muri za mbuga ziri buze gucuruza muziki uri buze kuhabona amafaranga menshi ubwo ni kubera iki uvuga yuko aba ari audio itari visuelle impamvu mbikubwiye ko nguko indirimbo audio MP3 kugira ngo tubyumve MP3 niyo audio burya kandi indirimbo ntabwo irebwa burya irumvwa ni nayo yumvikanamo cyangwa se igaragaramo ubuhanga muri audio rero niba muzabona indirimbo wenda reka turebe nko ku isoko rya YouTube indirimbo usanga ifite inyinshi urya range ntabwo igirenza minota niba ari muri 3 uko nguko n'amasegonda mu banyarwanda ukareba iyo ndirimbo rero batanya guhweza ama ad mu Rwanda mu minota 8 kandi ikintu kitarimo ama ad kugira ngo kizaguha amafaranga kuri YouTube ni ikosa nawe ari twatundi dukeje umuhanzi n'uvuga ngo nta kintu yakinjirizamo ariko hano nakubwiye ku cyo bita ama digital platform ho usanga niba abantu baje bagastreaminga ya muziki yawe uzazibona amafaranga arenze niyo wa mu YouTube ashaka kubona nawe akishyura gute ko tujye tubona aba DJ bazikina buriya kuba umu DJ yakina indirimbo y'umuhanzi hari amasezerano baba bafitanye hari ikigo ejo twa turi no ejo bagiye guhemba buriya hari ama radio yishyura ibyo bita nyine ya mafaranga ba mu byo bita communication nabagiye basakuma ku ma radio station kuri akwa kundi ku ma call tune bakushaka guhamagara umuntu ugasanga harimo indirimbo nyine amafaranga barabagenda basakuma bagwa abahanzi kurya ngejo bundi abahanzi mu Rwanda numva nago baba babagiyemo cyane ariko hari umugabo bita pasteur ukunda gukora utuntu niwe umaze kuyitwara inshuro 3 kandi si umuhanzi ahubwo azi bya bintu avuga aragenda akatamo twatuntu turi kwafashije abantu akagenda akajya kutuverisa kuri MTN kunyanga abantu bazagahitemo bajya bakitabiraho kukitabiraho nicyo kiribuza kuma ya mafaranga akeneye rero amafaranga bahari ku bahanzi kandi byo hari abantu badukurikiye batabizi ku bahanzi rero abahanzi byo ntago bagenda ngo bashishire indirimbo yabo kuri MTN bagati ngiye indirimbo yanjye ndayizanye muze kuyereza abantu mbere yuko bamurajya kumwitaba abanze ibyo bintu byumve banzi ntabwo akunda kubikora kurya ngeje twari kumwe na Mico twajyanyeyo n'abandi bantu ibyo bintu ayo mafaranga azute ko nakoze indirimbo nyinshi zikamenyekana kuri YouTube umuntu wakoze ibintu byo gusenga iminota ingahe n'ubonye ayo mafaranga mutubwire process bicamo kandi ari ugusenga kandi ari natukwaga ko bango imana ibihisha umuntu tuntu nk'uko ngo kandi tukumva cyane kuko yamenye isoko ryiwe aho agomba kujya kubitanga rero tudatatira ibyo warumbajije ku muhanzi audio nicyo kintu gikora video ya ku muhanzi no kunyango nyine yigarurira abantu banamubona buryo isura kuko nuriya cyane indirimbo za kera za Medina ba Debeni uzasanga zabaga rodi twazumvise no ku maradiyo kandi ugasanga iyo ndirimbo yabaye hiti umuntu arayizi ariko ubu umuhanzi aragenda akore video nziza audio nziza nabizana ntatishaka icyo bita promotion barasanga ariko byumva n'umuryango we gusa n'abantu bamwegere muri makeya ariko iyo ushaka kwa promotion ukavuga ngo nyeneye ko indirimbo yanjye igenda
umuntu bimazemo igihe abazi ngo indirimbo ndajyana ku radio station nize platform nyene nashyira platform zo gushyira ino ndirimbo nyene ko iri gukorerwa ama challenge kugira ngo baze kuyumva kugira ngo amanza azabyungukiremo nanjye nunyungukiremo nkanjye uri kubikoraho ubu ntabwo hanze imbere mbwira ngo ngwino ufashe kandi nzi ko ari akazi byo ndi gukora yego bizasaba ko aricyo uzigomwa nanjye kugira ngo ngire icyo nigomwa hari umwanya nzatakaza mu bintu byawe aga urakoze cyane uvuze ikintu cyiza gukorera indirimbo cyangwa se filime challenge kuri filime ngira ngo ni akubita trailer urumva kuri filime ikintu gikora hagiye gukora no za mbaraga za social media cyane uriya byagwana ko filime bajya kwamamaza kuri radio numva filime mugende byo kwireba uko byagenda kose yaza filime ni ikintu cyataciga ku marangamutima umuntu akakireba akavuga ngo iki kintu ako ndabona nziza filime ndumva nayireba bizasaba ko uzakoresha za platforms zerekana nk'ako ga trailer kugira ngo abantu babone ko ari ese aga nk'umuntu upromotinga filime cyangwa se umuziki ntabwo ushobora kugira n'inama ukora ibyo ugendeye ku byo ubona bicuruza njya mbibabwira sometimes hari umuntu ugohereza product wakishamo amaso ukavuga ngo yenda sometimes yengo ndakubona kwa kananweshe ngo two gukorana kuko mbonye ikintu cyawe ntabwo kiri kuri karite njye nari ikenewe kuko nagerega ntabwo ngiye ubikora njyenyine hari ahantu bizasaba njya kubipushinga kandi uwo muntu agasanga afite irindi zina riri hejuru mbese nzamushyira ikintu kibi ntabwo byashoboka niyo mpamvu rero filime nziza story nziza ishusho ryiza nicyo kintu gikora story nziza ishusho ryiza ibyo bintu birakora Asumani rero turacyari kumwe kandi kumwe na Aga Promoter nge nitwa Eric Nshimiyimana ikiganiro nitubimenye kandi dukomeje kuba ikaze ni mudukurikira muri benshi muri mu bice bitandukanye by'isi aha hirya no hino mu kiganiro rero kuri tekinike turi kumwe na niyo nzima Joseph reka nsabe kuri tekinike baduhe aga trailer ka filime kugira ngo tuze kwinjira muri filime hari icyo twabonye tugire n'ibyo tubaza ndetse nange mu butumwa bugufiya kugira ngo mbaze bano bagabo nicaranye nabo hano muri studio za BTN TV niba kandi umaze igihe wumva ko ufitemo ubuhanzi ariko nta bushobozi wagana abagabo bakagufasha cyangwa se niba n'ubushobozi buhari ariko uvuga uti ni hehe nanaga urushundura kugira ngo ibyo nashoye mu mafaranga yanjye azabashe kugaruka nimba ibintu byose biri gukorwa kugira ngo umuntu agire icyaha abana bige barye ndetse nawe wibuzere ko uzabaho neza buriya bavuga ngo umuhanzi atungwa n'ibihangano byiwe umuhinzi nawe agatungwa n'ibyo yahinze niba kandi n'umucuruzi hatungwa n'abakiriya baza bamugana nkuko nakomeje kugenda babwira ngo ibyo wakora byose banza making sure niba abo uri kubiha babikunze niba kandi batanabikunze hindura kugira ngo ibyo ukora bikwinjirize urusheho kuba umusaruro cyane cyane tuvuga ibi ngibi dufokasinga ku banyagihugu mu rwego rwo kugira ngo twese twishakemo ibisubizo hazaza hacu hazabe heza kugira ngo habe reka kubanga bw'ibyuma badufashe baduhe ako ga trailer tuzagaruka mu kanya tuhani ikaze nange mu kiganiro isi bitsa amabanga kandi tugendana nayo umunsi ku wundi iyi ni inkuru y'imanga ebyiri Miki na Niki ariko Miki ntazi ko afite indi manga nitwa Miki iteka mama yanze ko ninjira muri iki cyumba ese ko Miki akomeje kwangirwa kwinjira muri iki cyumba azatahura ibanga ririmo reba hano turebane ndi nyoko narakubyaye ntabwo wambyaye njye ikintu nkeneye kumenya ukakimenya cyane nuko ugomba kumenya ko ugomba kujya kureba umwana wawe basi gace gatatu mu cyumweru ese koko ndi umutwaro ku bantu ese Miki na Niki nibamenya ko bazi nka nyina atigeze ababyara bazabyakira bate nk'iki kintu nakibyariye iki ubu kuki utaretse nkibyarira Miki wenyine urabizi ko tutaba dushaka kumenya ko muri kiriya cyumba hariyo umuntu wajyagaye kurikirana Igihome series kuri Agami TV show Igihome serious karugambira gibonye Igihome series ni filime twasohoye musibejo niyo meruka kubana twakora twa producinga iri hanze hari n'izindi ariko iyi ngiyi niyo yasohotse ejo episode ya mbere irahari ni trailer nari nazanye kugira ngo abantu barebe ukuntu babimeze ishusho yabyo umuntu wese wayishaka agenda nikemo Igihome iri kuri channel bita Agami TV show Agami TV show iyo televiziyo nibwo nishyashya kuri ngewe oya ni kuri YouTube channel sinushimije ama televiziyo
Hasubana shaka yuko impamvu dushizemo kano gatrayira ari abantu benshi njya nk'umura ngo trayira indirimbo ijya gusohoka ngo trayira ndetse ikabanza gukorerwa promo mu rwego rwo hejuru tukabona abana bo imbuga zabaye nyinshi ari zatanga ariko sinzi cyayizimije hari TikTok hari iki ndetse n'ababikora nk'umwuga bashinzwe kuza nk'aho promotinga bagashyira kuri ama platform yabo ugasanga video irebwe n'abantu miliyoni na za miliyoni indirimbo ikaya gusohoka isa nkaho yaharuriwe inzira niba na film rero naka gatrailer ariko gatuma ariko gaharurira inzira filime uratubwira utegura trailer ese nshobora kubona trailer nkabona umusozo w'iyo filime hanga mbonyemo umukobwa bangirwa kwinjira mu nzu ese bonyine ku buryo nshobora kureba trailer nkamenya ibikubiye muri ya filime dusobanurire ku bantu bameze nkanjye ariko bakurikiye televiziyo no kuvuga ngo trailer ni nk'igisobanuro cya filime yose kuko buriya trailer akamaro kayo ni ukureba nyine amaseni agiye arimo trailer tuyikora kugira ngo abantu barebe nyine ibintu biri muri iyo filime ibyiza biri muri iyo filime hari trailer ureba wabona yenda nk'ama emotion y'umuntu wareba ishusho wareba acting z'abakinnyi barimo kubera ko no kuvuga ngo trailer ni ibisobanura ira filime yose twakoze bigatuma wowe ugira amatsiko kujya kureba ibyo wabonye muri ya trailer nimbe ariko biri kuko hari nk'ukuntu mbere wasangaga mu Rwanda ugasanga umuntu ateguye trailer mbere yuko ashutinga filime iyi filime niwe yanditse cyane aga yanditse iyi filime ni umushuti wanjye wayanditse bivuze ngo ntacyo yiziho oya ndi muri tekinike y'abantu bayikoze okay ni byiza cyane cyo ndakubaza ku bantu benshi buriya muri iyi minsi mu gihe tugezemo kugira ngo umuntu asore filime afokasinga kuki targetiye abariye birumvikana hari gucuruza ariko nyirizina ni bande abatargetinga bazakurikira iyi filime ubundi kera twakoraga filime dukurikije amaranga ndavuga ko ushatse gukora filime nyine kugira ngo wenda use nk'ushyira ku isoko ucuruza ubona amafaranga mbere twakoraga filime dukurikije amarangamutima yacu cyane cyane abonaga ari azo bita home story tugakurikiza amarangamutima yacu ugategura story uri gutekereza ati iyi story zagenda gute ariko ku iki gihe umuhanga aricara akabanza akareba ni iki abanyarwanda bashaka kuko hari igihe ukurikiza amarangamutima yawe nk'umwanditsi ibyo ubahaye ntibabireba ahubwo ikintu ku iki gihe umuntu asigaye akurikiza amarangamutima y'abantu agiye guha ibyo bintu bivuze ngo ubanza kwigatere ubamanza ukareba ngo ni igiki kirimo kiracuruza mu Rwanda kirimo kiracuruza ni iyihe story ndi burekure buri munyarwanda wese yayireba akavuga atanga ni sawa sibyo ukabanza ukareba abagenzi bawe barimo barakora karite zimeze gute ahubwo ukavuga ati ngiye gukora karite isumbye zo barimo barakora kuko aka kanya hari filime ushobora gukora ukurikije amarangamutima yawe cyangwa kubitekereza ugasanga ntucuruje birumvikana reka aga nawe atubwire na makuru mfite nuko ni filime iyi trailer tubonye iri guca kuri platform za aga ni nimwe mu mafilime ari gupromotinga birumvikana ubu tuvugana cyangwa mu gihe tugezemo ni message waha abantu badukurikiye ubu filime iri gucuruza ni filime kimwe gute ni filime imeze ite amarangamutima iri kugenderaho nayahe uko nakubwira mukana nakubwiye ngo ikintu cyambere kurenza ibindi ni story nziza uko izakurikizwa nyine muri make ukabuze ibyo bita amapaci ahantu uri bukaze kwatira ya filime ikindi cya kabiri ikintu bita ishusho ryiza ambarukasiyo meza ahantu uri gukorera nyine kunya abantu imyambare yabo bitewe na character umuntu agomba kuba arimo hari nyine byinshi umuntu bagomba kugenda kuri filime umuntu agenda yitaho rero iyi filime nk'iriya mubonye bita Igihome yego ni filime already irimo umukunzi wanjye nawe ni umukinnyi w'amafilime asanzwe afite n'izindi bita za Maidota kina ziwe ariko nk'ira filime ikintu cya mbere twashatse kuvugira abana badashaka ko bagaragara bafite babana n'ubumuga yego na story naho hantu ishingiye bana babiri b'imanga ariko umwe iwabo baramukingiranye ubu ngubu bana n'ubumuga umwana akamara imyaka 20 ataramenya ko mu cyumba harimo undi bavuka iyo ni story iri muri iyi filime iri muri no filime mubonye ni filime rero nziza kuri level ndabiza abantu bazayikunda cyane kurenza n'izindi ni filime yakozweho n'abanditsi batatu yego harimo bita Sumana ari uyu nguyu uwundi bita Olivier
n'undi bita Apollinaire Nyirinzira y'umusaraba kandi abo ni abahanga ni abahanga mu buryo nakubwira mu kijyanye na filime iri gushutingwa na kampani isanzwe n'ubundi ikora amafilime imeze neza y'umugabo bita ujya kampani bayita ngo iki kampani bayita flat bayita abantu ntabyo ni mico ninde oya kampani iranyisobye ntakibaza kwibuka ariko barabibuza kubera ko trailer biriho hari ibintu bimwe ni madama bigiyemo kujya kubikoraho hari ibintu mbona abanzi ariko uri kugenda witsanga umukunzi madame kandi ibyo byose katari byose ni kimwe uburyo wipresence ntabwo nize numva ko harimo na madame oya uriya hari ibintu bitewe n'akazi umuntu aba arimo utahita ujya ubinjira mu by'urugo ugende gake gake ugenda ufata ahubwo ari ikintu utumye ntabwo ngusubize inyuma n'ubundi urongera ukomerezeho ku bantu wenda badukurikiye cyangwa se babonye agariko bwa mbere murabizi ku mbuga nkoranyambaga bakunda ngo hahiye cyangwa se ikiri gutrendinga wenda nzashaka umwanya mbatumira ari babiri mujya mwumva umukinnyi wa filime bamwita Miki amenyekanye cyane nta myaka 2 irashira amenyekanye cyane ariko amakuru angeraho nuko amenyekanye cyane cyangwa se ibyo bigiye hanze cyane ndetse ntatinye no kuba ko ari umwe mu bahanzi ari umwe mu bari gucuruza neza muri kino gihe cyane ko nabonye muri iyi filime arimo cyane arimo ariganzamo ni irihe banga ugira ryo gufata umuntu ukaba wamukura kuri 0 akagera ku 100 ku rwego rw'uko yaba akeneye muri filime yose igiye gusohoka ikibazo rero byagana kugisubiza urumva kuko impamvu kigoranye ahantu hose bagira akata bakoramo ibintu kuko hari abantu yazimije muri iyi minsi hananga kwanga no kuzimya abantu nta bantu twakundaga kureba buri mwanya se ubu tukaba turi kubona ibihangano no kuvuga ngo Miki afite umwihariko Miki ni umukinnyi mwiza uri kumva ugezweho kandi ufite karate abanga bw'ibyuma bongeye basenga badusubirizamo agatrayiraho gatoya kugira ngo wenda utubwire n'impamvu ko ari umukinnyi mwiza n'uburyo ese umukinnyi aba mwiza kuko afite umwanditsi mwiza kuko afite umudirector mwiza kuko bimeze gusanga no kuvuga ngo Miki ni wa muntu uri kumva aritanga kuri teri aritanga uri kumva ni umuntu ugira idea ku buryo ushobora kuvuga ngo kinagurya uri umudirector we akakwegera akakubwira ati se director ko mbona wakina uko nguko ko mbona ari byo byiza ni umuntu ufungutse mu mutwe kuri teri wita ku kintu icyo ari cyo cyose impamvu mvuga yuko nyine ni ukuvuga ngo kunuza ku mastori nyine arimo aracuruza afite umwihariko nyine ni wa muntu ufite ama emotion muri kumva ama emotion yiwaza vuba ni wa muntu ushobora kubwira ati action ugiye kurira akarira gahogora amarira kaza akahita atiriwe nyine abishidikanyaho cyangwa atiriwe ajya gutekereza cyangwa uzane ngo ibindi bintu bituma ari buze kuza kurira uwo mukinnyi rero umeze uko nguko biba byoroshye kuba yakwinjira muri karagiteri vuba umuhaye kandi akanayisohokamo vuba ni wa muntu ushobora kubwira ati ugiye gukina uri kumva uri umusazi ako kanya akahita yambara akahita aba umusazi ku buryo ushobora kugira ngo ni umusazi wa nyabo nyine abangutse gufata vuba ugeze ahantu bituma ntekereza uraza no kutubwira umuntu nyawe imiterere ye uko tuba tumubona hanze kenshi agera muri filime tugasanga atandukanye n'undi murabizi hari umukinnyi wa filime kera tukiri abana yakinye filime imwe akina filime ameze nk'umudayimoni ariko amakuru angeraho nuko ngo n'ubu ngubu hari abantu bakimutinya muhindura umuntu usanzwe gute agatandukana n'uwo muri filime ni ukuvuga ngo rero ngewe nk'umudirector mvuga yuko filime nyifata ko ari nk'indisi ujyamo ibibereyemo byaberamwo aho ngaho wasohokamo bikaba ari ibyahariye kuko urugero ushobora gukundana n'umuntu muri filime mugakundana mukajya mu buri mugasomana mwamara gusomana ariko iki abantu bari kubarira bakagira ngo ni ibyanyabyo ariko iyo musohotse hariya muri kiriya kizeru navuze biba birangiye kuko bishoboka kuba ari n'ubwo bwa mbere muba mubonanye ariko kubera ko uba uri umuhanga warabyize ubikunda ubishyiraho umutima
bakubwiye ngo ugiye kwambara karagiteri y'uko ukundana n'uyu musore ku buryo uyinjiramo koko bakabona ko mukundana. Rero ibintu bibera muri kiriya kizeru byo muri sinema biba bitandukanye. Niyo mpamvu usanga nk'urugero nka filime ngewe nkinamo ndi umunywarumogi, urakumva, ndi umunywarumogi, ndi umuntu wiba, ndi umuntu umeze gutyo, umwitabi ryinshi, ariko ugasanga mu buzima busanzwe twahura twaganira ahubwo ukahita utungurwa, ugasanga nyine ngewe iyo ngeze muri iriya seni nyine nambara wa muntu bampaye umunywarumogi, ku buryo nk'umunywarumogi wandeba ukabona n'isura ndi umunywarumogi, ariko mu buzima busanzwe nkaba ntandukanye nabyo, ugasanga ndi wa muntu ahubwo utanagendana n'umuntu w'itabi, utanagendana n'umuntu unywa inzoga, utanagendana n'umuntu w'urumogi, ugasanga turatandukanye. Rero hari abantu babyitiranye. Uriya muntu bita Miki mubona atandukanye no mu buzima busanzwe, baratandukanye cyane, ni abantu babiri. Kuko ushobora kumubona muri filimi akina ari umuntu nyine wababaye wagize ariko ugasanga mu buzima busanzwe ni wa muntu ubayeho no mu buzima bwiza, urikumva. Ubwo rero abantu babyitiranye bajya babitandukanya. Iriya ni filimi, ni message tuba turi gutambutsa. Iyo message tuba turi gutambutsa imaze kuyitambutsa nsubira mu buzima bwanjye busanzwe bigakunda. Birakunda cyane. Biramahire ko turi kumwe na Aga nk'uko yakomeje kugenda byivugira koko nibyo afite umukunzi, kandi umukunzi we akaba ari n'umukinnyi wa filime, no gupromotinga igihangano ugipromotinga mu rwego rwo kugira ngo kigere kure cyane hashoboka. Buri ubonye nuko kigeza ku yindi bazisi no ku itangiro n'iherezo byakupo ni nayo ntego, niyo papa si upromotinga abafite. Ariko ubibona ute nk'umuntu ufite umukunzi ukina filime? Ndashaka ko ubisobanura nk'ugira inama ku bantu ko bivuze gutya, kuko nzi umuntu wari ufite umudamu ukina filime amukuramo, yamukunda ari gukina filime, ariko kubera ubw'amarangamutima aramuyobora cyane birangira amukuyemo, birumvikana ko kariyeri yarayangije. Wowe nk'umuntu ufite umukunzi muhorana ku buzima, mu mibereho no mu buzima, mu bujyanama, kandi akaba ari n'umwaritere mwiza ushobora guhindurirwa seni iyo ari yose, Asmara bivuze neza ngo waha kuba umusazi akaba umusazi, wabwira kurira akarira, wa wundi ushobora kwinjira mu nzu yakubitwaga agahita ahindura amarangamutima akishima bigakunda, kandi nyamara mu nzu byari byashyushye. Mvuze yuko narabibonye muri filime yakinnye. Ubyakira ute, cyangwa se udukurikiye we yabyakira gute? Ubivuge utanga n'inama, kuko byanga binoga buriya kujya gupromotinga igihangano harimo umukunzi wawe, harimo gukundana n'undi muntu, bagasangira bakagira bya biganiro umukunzi w'umuntu atakwifuza kumva ko yaganira n'undi muntu. Anyway, ngenda nera ku ruhande rwanjye. Yego. Mwanjaga ikintu ndebo cya mbere ndeba ku kazi kurenza ibindi. Akazi umuntu akora, umukunzi wanjye kubenza ko umukunzi wanjye afite ibindi akora. Yego. Nuko nanjye mfite ibindi bintu nkora bikwinjiriza. Yego. None rero tugeze mu kintu cya filime ngo umuntu yenda ngo ngiye namuvanamo ko yenda umuvanamo tubwe yamuvanyemo kandi ibyo yamukundiye. Urumva ugiye kurwana n'icyo bita amahitamo y'umuntu. Afite akazi yarasanzwe akora n'amahitamo yiwe, ni n'impano ye ubimuvanyemo. Urumva ngo already wamaze kukumudeviya yamujyanye mu bindi bintu bitari passion, nyine bitari ibintu byiwe. Mwumva rero nkanjye inama nge naho umuntu mu bantu baba muri showbiz, reka natanga urugero cyangwa muhita mubyumva. Showbiz cyangwa icyo bita gukora amakuru, ushobora gukora amakuru ari n'amabi bitewe na tegeko y'ikintu nkeneye, sibyo? Ariko hari amakuru nabwo ko ari mabi cyane, ari too much. Ako ushobora gukora amakuru ukanabibona ukanandakarira ukanamurakarira. Ibyo bintu byose ngiye niyo ngiye gutegura ikibuga cyane, gutegura twicaranye, ngavuga ngo kunyira ngo dufate community yo mu Rwanda turabikora mu buhe buryo, turagenda mu buhe buryo, icyo bita showbiz. Mukicara mukaganira, ahangaha nidukora iki ngiki kizashiza kuri iki ngiki, nyine ni umuganira mugakora icyo bita showbiz. Rero ku ruhande rwanjye ukuntu mbyumva cyangwa n'inama nagira abantu, banza wite
gusana bwo umuntu ujya mu bintu akabyitwaramo nabi ntabyitwaramo neza ugasanga wari usanzwe yenda ufite umugabo ugiye muri filime uri umugore utaye indangagaciro zakwemera ko uri umugore kandi wibagiye ko hari n'izindi nshingano ufite mu rugo nk'umugore utari kuvuga ngo uri umukinnyi wa filime rimwe na rimwe ukaba ufite n'abana ugasanga urugero ugiye kuri seti ntabwo utashye uratinze ujya mu zindi gahunda witwaje ngo wagiye kuri seti n'ibiki ugasanga bibaye ibindi bintu muri make rero niba wumva iyi ntego yawe yakwibagiza uwo wari uriwe wabireka nabwo ariko wumva ufite intego kuba wakina filime waba umukinnyi wa filime mwiza wabizamo neza kandi byakunda why not birashoboka cyane kandi abantu benshi bubatse bakina filime barahari kandi bakibanye neza nabo bashakanye izo ngero zirahari kandi ntabwo byigize biba affectinga no mu kazi kabo bakoraga bigasanzwe kuko filime ni akazi gatunga umuntu kurenza n'umuntu ushobora kuba gukora muri guverinoma. Aga uvuze ikintu cyiza cyane ko gukina filime cyangwa se kuba umuhanzi ni kimwe mu bintu ushobora gukora kandi ukabaho neza ndetse no mu rugo bikagenda neza ariko se niki gikunda gutuma abo twita abasitari nibo dusanga abahanzi n'abakinnyi ba filime batinya kujya mu rugo batinya gufata inshingano niyo mpamvu uzasanga ari umuntu ukina filime akayakina ari umupapa cyangwa ari umugabo cyangwa ari iki ariko ugasanga we aracyari umusore kandi yarengeje igihe. Icyo kibazo rero ukuntu nagisubiza se icyo kibazo kirakomeye cyane igihe kiranandenze reka nkasubizeho gatoya buri gihe cyose buriya iherezo ry'umuntu mba numva ryakwiye kuba mu rugo yashaka akagira umuryango igera mu mutwe wawe hatarimo ibintu byo gushaka wumva bino bintu bibamo uri ahantu bazi kubiryoherezamo akaba n'umuntu ujyanye najya gushaka ahandi cyangwa mu rugo n'uri ndabibona sometimes akagenda yirindiza cyangwa akavuga ngo wonsa noneho hari ikintu cy'amacyo cyo kuvuga ngo aba diaspora uravuze ngo icyo gihe abo bantu bari bafite ibindi kuntu bigenda nose already urumva ari n'abantu babanga gufata inshingano uriya bya bindi yakora mu rugo arafite abandi n'undi ari buze kubikora icyo nashatse kuvuga noneho ugasanga sometimes yenda abashaka kwita bigira hanze arifite aba diaspora nibyo bibiye muri showbiz ndikubwiza ukuri kuko mwimbere ugasanga ati ntabwo nzana mu Rwanda nzigira hanze ugasanga rimwe na rimwe rero zashingana zo kuvuga ngo ayenda amafaranga nayabuye muri bino bintu hari abantu bazokana yaburada kubita nuko bitwaye ndabyumvishije twinjiye mu kiganiro Sumana ambwira ati nanjye mfite mu diaspora ugasanga rero nta bushobozi bwa mikoro afite agomba kubushaka ahandi nese umuntu afite agomba kuyakora kuki yumva ko yashaka hano mu Rwanda azemera mutegeze nayo imyaka 5 ari ikintu uvuze kigendanye na diaspora kuki abantu bari mu gihugu babumva yuko twamaze kubona yuko aho waba uri hose wakorera amafaranga kandi akakugeraho ndetse n'amafaranga ukoreye uri iwanyu uyarya neza kuko uyasangira n'inshuti n'abana bo babita kwidigira n'abana bo kugasima uri hanze ayasangira nandi ese niki gikomeza gupushinga abantu kumva yuko bajya hanze haba iki imbere haba iki hanze rero hanze uriya ati concept rata hanze de konje bigera uriya uri ku mu diaspora n'abashaka umuntu ufite izindi ntanga ibyo bibona ko benshi bariko bagenda rero nkumva mu mvugo yumvikana iyi nabikunaniye ushakira hanze sorry iyo inanga byanze ushakira hanze yaho umuntu uzumva ngo ateza amaboko ku mu diaspora iyo tuvuga ati uyu nguyu inanga byanze katisigaye niyo kwirukana inama wagira abasore bari hano hanze babwira ko bakomeza gushaka aba diaspora sibo batuma basaza oya n'icyo nabwira abantu no gukora amaboko mu mufuka ntagire umuntu umwe witegaho ikintu na kimwe ahubwo ukishakamo ibisubizo nk'umusore ukishakamo ibisubizo nawe undi muntu ugiye kubishakamo ukamenya ngo kubaho kwanjye ni njyewe ubwanjye ahubwo reka marane ko hari abandi bazankomokaho bazabaho mu buzima bwiza kuko nabiruhiye nibyo birumvikanye rero agavuze ikintu cyiza cyane kigendanye n'uburyo umuntu ashobora kumva yuko yakora kandi akiteza imbere buriya intego wagira uko byagenda kose n'Imana igutera inkunga kugeraho kubaho udafite intego na leta yajyaga itubwira ngo tugire imihigo tuzagera kuki tuzagira akarima k'igikoni tuzagira inzu tuzagira imodoka tuzagira igare uko ugenda uhiga wagera ku kintu ukongera kujya kugeraho ukabigeraho twebwe rero buriya nk'abanyarwanda twiga gukora ariko hari ibintu biza ugasanga umuntu abaye umunebwe kandi ntacyo arageraho
izi mbuga nkoranyambaga biri no mu kibazo ndaka kukubaza, izi mbuga nkoranyambaga ko hari abo zishora batazi kuzikoresha bikarangira bagize gute bagiye gutangira gusaba. urumva niye nama mwagira abantu bifuza gukoresha imbuga nkoranyambaga ariko batarashsobanukirwa kata zirimo, ari nayo mva n'imvano y'iki kiganiro. Niba ufite filime ko wamurangije kuyikina wasohema amafaranga menshi, nirangiza ntuyikorere promo urayirebana n'umuryango wawe nabo utuye mu mudugudu babandi wayishyiriye. Ese abo bantu uri kwishyira baragutunga? Bafite ubushobozi bwo kugarura ubushobozi washyizemo? Mubagira inama. Iri soko turiho ryo mu Rwanda ku kintu bita social media, ndakora byose ni social media, nuko abantu nyine batarahumuka ku maso ngo babibone online hariho amafaranga. Cyari byo kuvuga ngo urashora ibi ngibi n'ibi ngibi. Mvuze online mari kuvuga ibi bintu n'ubundi twebwe tubyaza mu musaruro mu wa content creator. Mu bantu bashaka kwaje bagenda ba creating ikintu kugira ngo bakibyaze ikindi. Urumva niba ngiye gushora mu mafaranga muri filme already nshaka ko amafaranga agaruka akanarengo yandi nashoyemo. Niko gushora kwiza burya. Gushora ngo nzunguke. Rero abantu batinye gukoresha social media niba bitinye ngo azikoreshe mu buryo bwiza, mu buryo buze kubabyarira amafaranga, mu buryo buze gutuma niba ufite business zawe kugira ngo zimenyekane. Hari abantu baza kuri social media buriya isoko rinini cyane, abantu bose gucuruza kuri social media. Sinzi ujye ubibona abantu benshi usanga urugero nka TikTok ni platform ntagira amara igihe, ariko niyo platform ubu ngubu abantu bari gukurikira cyane, inacururizwaho iri gucururizwaho cyane. Uzi impamvu se baje boroshya ubuzima, noneho abantu bose bahita bajyayo bakijyaho. Rero kandi ahantu hageze abantu ntabwo baburamo abaguzi. Rero murabwaga abantu social media ni nziza, waba ufite company ufite iki, gerageza uburyo ubwo aribwo bwose isoko ryawe waryagura, reka tubite ku byagura. Urivane kuri ba bantu bari buze bakagusanga ku iduka, bazagusanga muri za business, noneho na online uhashakire, kuko birashoboka cyane. Kuko nzi neza ko abantu bacuruza online n'abantu babona amafaranga menshi ko byane byageze ku bantu, nta muntu utateza cya kintu hajya kimugera akahita abona ko cya kintu yari agikeneye. Online ni isoko ryiza, buri muntu wese yagakwiye kutagitinga. Naga kuvuga ngo ni uwa filime, naga kuvuga ngo niyo waba ucuruza amapine y'imodoka gufotora iryo pine ukaripostinga ukavuga ngo riherereye aha ngaha, biriya bintu birakora se koko? Birakora cyane, birakora cyane. Kandi kubwira ngo ushaka kubona cya kintu warabuze ukabona tubona adresse y'ahantu ugomba kugikura, urumva se ari gute utazajya kukireba. Online ni ikintu bita Instagram, ikintu bita Facebook, ikintu bita TikTok, aya WhatsApp abantu baba bari gupinga ugasanga nibyo kuvuganaho n'umuryango. Hari ahantu ushobora kubabyaza umusaruro ukakora ikintu kiri big ku buryo uzasanga wararemye connection cyane n'abantu, ya business ugasanga iri kugenda yihuta. Birumvikana. Avuze ikintu cyiza cyane n'aho abanyarwanda mushobora kujya kugira ngo mugurishe ibicuruzwa byanyu. Dusanga bari kugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Abaduhamagaye bakomeje kuba benshi, ariko twari dufite byinshi byo kuganira nk'uko murimo murabyumva, cyane ko iyo twazanye abantu nk'aba ngaba bafite byinshi bakoze bagiriye abantu inama. Hari byinshi kandi nawe uba wabigiraho kugira ngo urusheho kwiteza imbere mu rwego rwo kwiyubaka wubaka n'abandi. Burya bajya bavuga ngo utagufashe ukuboko ngo akuzamure, biragura ko wakwifata ukuboko ukagira aho ugera. Twisunga abantu bafite ibyo bakoze, cyangwa se twisunga abatubanjirije mu kazi bagakora ibyo ndetse bakabasha gutera imbere. Ariko nk'uko bisanzwe iyo turi kumwe n'umuntu hano atubwira naho dushobora kumusanga mu rwego rw'uko tugize ikibazo twamusobanuza akatugira inama, cyane ko aba ari akazi arimo. Asumani rero yatubwiye ko ni umwanditsi ndetse akaba na director. Asumani si ukwamaza zimwe muri filime wakoze, ariko hari umuntu wenda udukurikira akavuga ngo ese kuko ni director namwizera nte ko mfite imuhamagaro, ndi umukinnyi mwiza ariko sindamya niba ndi mwiza. Nanditse filime ariko nyine umujyanama waca mu byo nanditse kugira ngo agire inama ati aha ni sawa, ariko se ko wanditse ibi ufite abakinnyi babasha gukina bino? Watubwiye neza, ndetse utubwiye no kuri Miki, utubwira ibyiza byiwe, ndetse utubwiye n'uburyo ahindagurika mu buryo bushimishije ku mukinnyi mwiza wa filime. Ariko se nanone nyirizina kugira ngo abantu bamenye ko abantu bafite iyo mpano, ni urumva harimo ibibazo bitari bikeya, ariko nyurangiza natubwiye aho abantu bagusanga, ariko watanze n'izo nama. Ngewe sinema nayitangiye 2011 bagicuruza amafilimi ku masede.
ni ukuvuga ngo rero imyaka mbimazemo ni imyaka myinshi, ni imyaka nshobora kureba umukinnyi avuga ati uriya mukinnyi yavamo umukinnyi mwiza cyangwa ntiyavamo umukinnyi, kubera ko kugira ngo ubundi ube umukinnyi wa filime ni uko uba ubikunda. Iyo ukunda ikintu ukagishyiramo umuhate, icyo gihe nkabona ko wagishyizemo umuhate, mbona yuko ushobora kuvamo umukinnyi mwiza. Nakoze filime bita Gatarina Asiya, sinzi ni muzi Asiya Mutoni wagiye hanze, ninjye wamukuraga ziriya filime ziwe. Mfite filime bita Broken Heart yanjye nakoze. Ni filime nyinshi nakoranye na Natasha Ndahiro, umukinnyi mwiza cyane nkunda. Muri no minsi maze iminsi mbona abantu bamwataka bavuga ati biriya bintu wakoze, ariko ngewe ikintu navuga, Natasha ni umukinnyi mwiza cyane, ugera kuri teri buriya akamubwira ati nkorera ino sene, akaba yikora nk'uko wabimubwiye. Buriya biriya bintu yakinnye ntabwo ari we wabyibwiye ngo ngiye gukina uko, nibyo bamwandikiye baramubwira ati turashaka ko wambara karagiteri imeze gutya, ugiye gukina uko. Ahantu wansanga ndi gukorana n'aga promota, ndi umwe mu banditsi biwe ubu ngubu muri ino minsi. Nanjye ndimo ndikorera ibyanjye nenda gusohora, ariko nibiramuka bisohotse nshobora kuzabwira ahantu muzabisanga. Urakoze cyane, kandi nkunda kubwira ngo inama zawe wese ziba zikenewe, cyane cyane ku buryo buri kwinjira mu nganda abandi baba barabanjijemo. Aga promota, hari abantu benshi cyane bakuzi ariko bataragira amahirwe yo kugeraho, cyangwa se bafite ibihangano ariko batazi uburyo babipromotinga. Niye nama wagira abantu, yaba abakinnyi ba filime, yaba hanzi, ndetse niba harimo n'izindi saga ziba mu bantu bapromotinga ibihangano, kuko tugiye tubumva ko ngo runaka nama amafaranga anjyane kuri televiziyo ariko ntiyigeze anjyanayo, runaka namuhaye filime yanjye ngayicisha kuri televiziyo ariko sinigeze nyibona. Abo bantu nabo buriya ahari ibyiza nibwo turabihasanga. Ni inama yihe wagira aba bantu? Wabafasha iki niba biri ngombwa? Niba n'uburyo ujya ubafasha, biba ari ubujyanama. Ikindi kandi uwagukenera yagusanga he? Niba hari n'ibindi bintu ukora, mwanya ni wawe tunasoza. Urumva kubona afite impano ariko ari umeraho, impano ni kimwe no kumenya ukoresha iyo mpano n'ikindi. Ubu byaroroshye, ushobora kuba ugafata video yawe kuri TikTok ikabona uko ushoboye, bakakuboneramo bya bintu uko bishoboye. Ntabwo imana igaragara mu kuvuga ngo mfite impano, ntabwo ari aho ngo bigarukira. Iyo uri umuhanzi uraririmba umuntu arabyumva, niba buri umuntu abanza akumvikisha mu gihangano cye akavuga ati ibintu ni sawa. Ntabwo wavuga nyine ndi umuhanzi ku munwa gusa ngo biba birahagije, bisaba ko ibikorwa byo bigomba kubanza imbere. Ku kijyanye rero na filime urumva nyuma afite abanditsi nk'ungiyi iriya nimba mara kubona imaze kuya murongo n'undi nzakomeza n'izindi. Rero cyane cyane aho nkunda kubiharira aba director. Hagati aho kwangaja byarahagaze. Oya kana byo narimo kubwira nyine ko filime director ndiye niwe umenye mu kintu ukeneyemo, kuko abazi script amaze kwandika ngo ninde wayishobora. Urumva ngiye mbimenya gusa bambwira ngo umuntu tugiye kumukoresha ngo ati it's okay, azahembwa ngaye. Ni ibinyema ngomba kumenya cyane. Ikindi kijyanye rero naho basanga je cyane cyane undi nkunda kwamamaza cyane mu bigo, ko afite ama platform ari hejuru hora yazi menshi. Uranguna kwa n'ama company cyane kurenza abantu abahanzi tukwana bo ni banini cyane. Cyetse mvuze nimero zanjye nicyo kintu numva cyashoboka, kuko cyangwa bakaba bazi abafite ama Instagram wagena kandikamo aga promoter, ukanyandikira haba hariho na nimero. No kuri TikTok nawe ukoresha aga. No kuri TikTok ndafite, urumva ikibazo cyaho usanga mfite message nyinshi. Ariko mwanyandikira kuri WhatsApp, ariko bashaka kwamamaza ari impano rwose bo byango. Abamamaza ibyo birumvikana, bafite ibyo bakoze bakeneye kwamamaza. Bafite ibyo bakoze no umuntu yakamamaza 0782 yego 79 616 82 79 616 yego. Agarika tugushimire
Eric wakoze cyane. Asmani nawe ndagushimiye. Urakoze rero. Kandi nizere ko n'ubutani twongera kubakenera kuko uyu munsi twahamagaye n'abantu benshi cyane batari bake ariko ko iminota twari dufite niyo twari buganire ariko ubutaha muri two kuwa gatandatu tuba dufite umwanya uhagije mugahamagara kandi n'ubutumwa muma nzabigarukana mu kiganiro cy'ubutaha. Ibyo byose rero tubazanira abantu bafite ibyo bakora kugira ngo bagire inama kandi mumenye ko n'ibyo bintu bikorwa hatutazavuga ati njya akazi ndimo ndabona nta wundi muntu ngasanzemo ugatangira kwiheba. Kandi buri uko ibintu bikorwa n'abantu benshi habaho kugirana inama ndetse n'ababikeneye bakabibona. Reka nshimire rero Asmani, nshimire Aga, nge nitwa Eric Nshimimana. Ikiganiro nitubimenye mugezwaho kuri wa gatandatu isaha y'isa 8 kugera saa 9 ndetse no ku wa kane isaha y'isa 9 kugera ku isaha y'isa 10 tuganira ku bintu bitandukanye byinshi kandi byakubaka sosiyete nyarwanda kandi tuganira kugira ngo ugire ikintu wiga ugire n'ikintu ukora twirinda gusabiriza ahubwo twihesha agaciro tubonamo n'ibisubizo. Reka mbwira kongera kubana mu kiganiro cy'ubutaha Eric Nshimimana. Murakoze, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mugire n'ubuzima n'ubuhagarike bumeze neza. Ni ikiganiro tubimenye. Twese hamwe twamenye imikorere ndetse n'imikoreshereze y'ibikoresho by'ikoranabuhanga hamwe na Eric Tech binyuze mu ishuri ECT, Electronic and Computer Technology. Mu gukora ndetse no kwesitara amashanyarazi, kwesitara